sha mwana kazungiye mani mfite ibibazo nakatari ibibazo mani ibibazo mfite biruta ubwongo guri muravuga mani Dandirodi console sheri nawe yankati Mary nawe yanswingaraje none umva nizingegera zimwe zirakaranga kazi tari bumeho mbega ibibazo ugiye gukora iki mani namaje kubyanzura Matiku ngiye kwiyahura kuko ndumva naho ndi mwanzo nteze inyuma y'ibibazo ndagaswa sha Mati nawe wari waratinze pe kwiyahura iyo aza kuba ari ngiyewe mani nariyahuye kera pe kwiyahura umvingegira ariko Matiku we cyanda kibonye kire tukigukorera vuba pe kazoringegera umugore bose wama byose kirwana kitakikwica vuba urugwaze rukushaka cyo kwiyagenda gahambira akabantu nta n'umutima mugira wagenera naragutindiye rwakwica rero reka mwereke Matiku wikirwa wigora ibiziriko wapi birihore hano hepfo hari ikiyaga abantu bakunze kwiyahuriramo rwose wahita ugenda bikahita birangira ashaka zo dupfiki kazongeye kwiyahoza ya mazi natanyica uyaba atari umunsi wa Matiku wo gupfa buretse kabaye kanakumbira none ko ntapfa Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mwana we Songali bala oh yeye Matiku we Kambos bite siko mbona wikanga sawa urumva ari sawa cyane cyabo rero ngewe nari amavubi amezi 3 yose utishyura ntabwo bidibuze koroha uyu munsi none sinkwihanganira bose barwanya ahubwo nose uko ntagize ni gute bose nabonye kwimara kunyafite ibintu byagoranye pe urabona kuri imihanda ibintu byabaye saramara bayange rero njambo nkeneye kumva nuko umenya uranyishyura cyangwa ntunyishyura bose kandi nuruka nkwe promise nibura iminsi 7 reka musezeranye basi unsezeranye nande ndashaka amafaranga yanjye byo kwivugishwa utuntu tw'udufaransa n'uduki bose reka ngwizwe iki nawe nyine mujye mureba abantu urana nsa nkaho ndi umuhimo ndi kukureba nk'umuntu n'uri singureba nk'iyene nyine basi mfasha ndagusabye icyumweru kimwe cyonyine Mati karame ijambo rimwe uranyishyura ntunyishyura mite mfata imyanzuro kimwe bose none nkabanavuye kwizana ubu ngubu rero reka nkubwize ukuri ngewe ngiye gushaka abashinzwe umutekano baze bakunkurire mu nzu cyari ngombwa ni ngombwa basi mfasha amezi 3 ari kuyumva wowe ndakwingize icyumweru kimwe ukwezi kumwe umuntu yakwihangana basi nyine wana ariko 3 niyo bose ndakwingiza ni icyumweru kimwe ntabwo uri kwinjira yanjye umva ngiye kuzana abashinzwe umutekano ase bose ase bose wakomeje kugira umutima mwiza bose wakomeje kwihangana oya ase bose basi mba mubwira umva ndakugezayo bose wakwihangana basi reka tugabanye icyumweru amezi 3 basi reka iminsi 3 bose bakire b'iminsi mbona none babigize amaheru none bose ndabona yari amavubi sinzi niba ndibuze guhuza gabo Matiku natutse imana Mati umva nje kugusura none byihutirwa kandi ntabwo ndi kure yawe nizere ko uri mu rugo kandi A few moments later. Jesus. Vitesse. Ave. Peter. Mbona nawe ikanga. Meze neza. Ya, ari mukumbuye. Shiri,
baguruke kwa gatebe mpuzana umwanya nkaza kukureba yego kanzana gatebe tujye tuganira ya igeza gorogoro akasuzu ukuntu bakita akaba kita ko agasonga butsima oya rumeze neza ariko oya ndimo ndabona umeze neza niba araguzwaga ese kutamamara sheri ari ukuntu bitari birakunda bafite akazi kenshi ariko nyine urabizi neza ko ndiko batajana ko bakundana no gutumara ariko ntabwo bwakora kuvugishije urabizi nuko nyine nari oya ikizima ariko nuko duhuye kandi twese turi bazima sibyo se ariko mati uzi ikinzanye n'amaguru ariko inyuma hari umumotari wambwira tukamushyira nta kibazo wowe uri gukina mu bikomeye narenze amahoro no gusaba ikintu kimwe ntacyo nakwimamo bya birenze kimwe sheri rwose wumve yuko ewana ndafunguye kuri wowe cyari kinzanye cya mbere nagira ngo usabe kutazongera kubona telefone yawe impamagara icyo ni icya mbere nizere ko wabyumvise neza icya kabiri guhera uyu munsi ngewe nawe birangire Jesus. umusore nta kintu nta mafaranga uhora mu mwenda umwe urakennye ngaho uba wambwiye ngo wagiye mu kazi nawe undi musore ufite amafaranga kandi ufite gahunda wowe rero ndabona rwose nta gahunda nshobora kongera nawe ko nibura numvaga ngiye kuguhengamira wo ma nanavuye hano ntigera nongera kubona telefone yawe waritse umutima mu bikwera ntabwo bishoboka si no kugusaba ubundi nibagiwe nagusabye narinje kukumenyesha ni ngiye umwaka waje wenda hera kwima ndaya ninde hano nyine basi mbabarira ntabwo byashoboka byarangiye kandi umva mati ikintu cyari kinzanye cyari icyo ngicyo ibisigaye nyine usigara amahoro muri ubwo bukene bwawe sigara amahoro gusa amahoro nsigaye nawe What be this? mba nk'uyu mutubebe nawe uramutse ukaranga kuko ni inzara sundo wareka nzara ntiyanyiyahurira What be this? Jesus. Blood of Jesus. bazira bimereye neza ariko iki gipangu nicyo akasamutwe bavuga yandira dendesheje umutwe shira arankatiye numva inzana zo ngo nyinyi aha ni materinete ubundi hamagara meri wenda mbona rero umuntu n'ubundi ahantu biba byakomeye ari by'amakapore muvugishe numva neza samaraze iki kirere ahubwo biraza no guhoraga Alo mama matinda kwiyamye urimbwa mu bana nabyaye yewe indi byara mweru na muhima koko urimbwa umva nta nubwo ukiri n'umwana wanjye Jesus. mesire ngiye no kugukupa No. oya nako reka mbe ndetse kugukupa mbanze ngusobanure ukuntu urimbwa reba nawe barumuna bawe bose bamaze kugira aho bigeza umwe yarubatse undi amaze kugura imodoka kandi ari we witwa bucura bwanjye none wowe no kwishakira inzu ukodesha birakunaniye neza kuyishyurira burundu urimbwa mbisubiyemo urimbwa inshuro jana urimbwa amateka No. Nese mama imbwa yonyine mama arankubye soko ku mateko Landirodi ati nsohokera mu nzu avuga agiye kuzana abashinzwe umutekano mu bantu bumbure sheri nawe ankatiriye mama narinzi ngo niba nawe nsigaye ngiye gufatiraho What be this? nawe aranswingaraje ariko nawe uyu munsi bawutumye imbere abantu bakodesha na kasamutwe nibareba na stress umuntu aba yifitiye bakamuta bantegeriza urwana mu mutwe Jesus. undi ba cyo nta nyina kigira oya ibi nabyo ndiyahura sundi ibinda byano nzabikomezanya oya ndiyahura kabisa niwe suna wansigaje sheri mama Landirodi ubu n'abashuti baje bankatira bana mbitekerezaho neza numva uburyo ngiye kwiyahuramo bwiza kandi buce mu mucyo yahurane akundi ubusaba ari kuri izi nzana ahangaha nibo bazamfasha oya
ndiyahura hako mwagiye mwatse ko nyica kabiri ko napfuye n'ubundi mwamenye mu nibura amazi yaba umutogoto n'impumuro ko byanzengereje ose shima ati we ubundi uri he ngenda guhamagariye ntabwo wumva nta mazi ntabwo nsanze se wagira ngo intekerezo zawe ziri ahandi hantu mwana winjagaraza mwana winjagaraza nawe ubwo nawe ugiye kwiyongera mu bandi aho nose wincura umwuka se basi ngiye ikintu icyo gusabye no gutanjagaraza ntungiye mu rwangahe none hora Sha mwana kazungiye Imana ifite ibibazo nakatari ibibazo ma ibibazo mfite biduta ubwongo buri muravuga Mana Dandirodi konsola Sheri nawe yankati Mary nawe yanswingaraje none umva nizingegera zimwe zirakaranga kazi tari bumeho mbega ibibazo ugiye gukora iki Mana namaje kubyanzura matiku ngiye kwiyahura kuko ndumva naho ndi mwanzo nteze inyuma y'ibibazo ndagaswa sha mati nawe wari waratinze pe kwiyahura iyo aza kuba ari njyewe mba nariyahuye kera pe sawa sha ubwo numva ubinshigikiyemo bivuze ko nta bibazo byanjye maje kwibona ahubwo mfasha ugenda nkunzanira akaziriko hara mu gasanzwe kiziriko rwose nahita kikuzana simbuka matiku we cyanda kibonye kiretse kibigukorera vuba kazoringegera umugore rwose wama byose kirwana kitakikwica vuba urugwaze rukushaka cyo kwigenda gahambira akabantu nta n'umutima mugira wagenda naragutindiye uru rwakwica ako simba tuwimwarinda wigora wamara cyarayipfa ku kiyaga konjya mbona naho abantu bahiyahurira ukahita ureba handi neza gutya hari nyine we tugenda ukahita wiburungusha ariko rubanda murashukana asegaza dupfike uziko ntazi no koga arano nahita ndohama nyine nibyo byiza ukahita wiburungushura zira nakusambya inoza amaguru yewe inshuti ni wowe nje ntabwo nzi koga habe na gacyo wajya ngo nge barano mita nipfi ako nibyo byiza ariko matiku nawe wagorana ngaho gufata ikiziriko ngo uyahure birakunaniye urangiye inuza ikiyaga biragucanze ariko reka nkwereke nungutse igitekerezo kandi cyagufasha rwose nari mvuye hari haruguru ku muhanda kugura ikinini cy'imbeba imbeba mu rugo zaratuzengereje rwose kandi iki kinini kirakora cyane rwose ko wangegera dupfike kandi arikoje dupfike umva se kirakora neza rwose nge ndaza kuba muri iki kinini nakirigeze ukuntu cyicuza abantu kimaje kwicwa bangana barasabye nyumvira kandi kareka zaba nawe reka nkubwire kareka urajyana nawe mfa muri abase uzabaze sha iki kirica nta no gusamba wafashe umwanzuro rero nta kindi ye ariko ntabwo kareka shaka ibindi kicyo cyo kirakanyagwa cyakabura uburyo cyishu uzi ko natwe twagikoreshaga dutega imbeba narwaye imbeba iryaho ntisamba bajyamfe na samba nkubwire sibyo wikirirwa wirushye buriya hari ibintu kera ngo bajyaga bakoresha umva vuba rwose kandi kigahita kigufasha ahubwo nta fone ufite ngo nkwereke nako si ngombwa ako mati ntugapfe wanduranyije wangegeraho sibyo ngiye reka nkwereke dore ndi kubona hano hepfo icyumva hepfo yawe reka nze mbigukorere wikirirwa wigora urumva ngewe kabura uburyo ndabigukorera n'ubundi urabona bakatingura ukuntu bwejagura oya ntabwo ubona rimwe uhita wiburungushura ndaje ndabyikorera n'ubundi igitekerezo ngitangiye udahari igizeho icyo cyuma ndiyakora cyari kubikora neza oya kazu nakubonye ubushuti bwawe vaho nze mbyikorere nge ndiyahura kandi ku bwanjye kandi birakunda nushaka unagende reka mva rero kazungu uretse ibitekerezo byo nabibonye kandi koko birasa nk'ukusa aho se noneho wangira inama yo kujya mu kiyaga buretse njyewe ngiye kubikora mu buryo bwanjye aya mazi ngiye kwiyahuza aya mazi aya natanyica uyu yaba atari umunsi w'amatiko wo gupfa buretse kanakumvira noneho ko ntapfa action sawa sha ubwo numva ubinshigikiyemo bivuze ko nta bibazo byanjye maje kwibona ahubwo mfasha ugenda nkunzanira akaziriko hara mu gasanzwe kiziriko rwose nahita kikuzana simbuka
action. Amatiku uri kubona iki ngiki kitahita kibikora se neza vuba vuba. Darengegera nayo ko shaza kuri urugome siko njye nina nagutindiye usona nu Ikiziri kwashaka bacyo kwiyahura se. Nitonde Action. Matiku we cyanda kibonye kiretse kibigukorera vuba vuba shaka zurengegera umugome rwose wama byo si kirwana kitakikwica vuba urugwazira kushaka cyo kwica cyanda gahambira akabantu nta n'umutima mugira wagenera naragutindiye uru rwakwica Action. rero reka mwereke Matiku wikirwa wigora ibiziriko wapi biyihorera hano hepfo hari ikiyaga abantu bakunze kwiyahuriramo rwose wahita ugenda bikahita birangira ashaka zo dupfiki ariko abantu murashukana dupfiki kazo icyo nsanzwe pfa nawe ese ikintu ushaka ni igiki uzi ko ntazi no koga nyine nibyo byiza Action. ako se shamati umurarinda wigora wamanutse haraye epfo ku kiyaga ko n'abantu bajya bahiyahurira ako se shamati uragenda wigora wamanutse haraye epfo ku kiyaga ko n'abantu bajya bahiyahurira bahiyahurira Nizo bahiyahurira ni ikibazo ra. Action. ariko Matiku nawe wagora ngaho gufata ikiziriko ngo uyahure birakunaniye murangiye inuza ikiyaga biragucanze ariko reka nkwereke nungutse igitekerezo kandi cyagufasha rwose dore nari mvuye hararuguru kugura Action. ako Mati ntugapfe wanduranyije wanjye geraho sibyo njyewe nyangwa kabura uburyo ushaka kwiyahura ndabigukorera n'ubundi buretse wowe ndabona bakatingura ukuntu bwejagura oya oya ntabwo ubona rimwe wihita wiburungushura ndaje ndabyikorera n'ubundi igitekerezo ngitangiye udahari igizeho icyo cyuma ndiyahura cyari kubikora neza oya kazu nakubonye ubushuti bwawe vaho nze mbyikorere njye ndiyahura kandi ku bwanjye kandi birakunda ntushaka unagende reka ewe nuko wana ubushuti bwawe ubu se koko uretse ibitekerezo byo nabibonye kandi koko birasa nk'ukusa aho se noneho wangira inama yo kujya mu kiyaga buretse njyewe ngiye kwikora mu buryo bwanjye aya mazi ngiye kwiyahuza aya mazi aya ni mane gira ko imvura yaguye no. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand?